Agafilime kacu k'uyu munsi rero tugatangira aha ngaha, hari umwana w'umusore wari urimo kubara amadolari ariko rwose ukabona biragoranye cyane kubera ko yabaraga uduceri kamwe kamwe ndetse afite n'ahantu arimo kwandika mu gakayi, akajya aseka avuga ati "Mana we, ubu koko aya mafaranga azaboneka?" Ako kanya rero akicaye aho ngaho yagiye kubona abona hari umwana w'umukobwa mwiza mwiza cyane wari usohotse mu modoka arangije aramubaza ati "Ese uje gukoresha imodoka tugukorere?" Undi aramubwira ati "Oya, ahubwo hari ikintu nshaka yuko dukorana, ndashaka kuguha akazi maze ugatsindira aya madolari yose." Umusore nawe hano yarayarebye arangije ahita anahagurukamo kugira ngo arebe neza ko ibyo ari kubona ari byo. Aravuga ati "Ubanza ari amaso y'uko nicaye, reka mpaguruke ndebe neza." Arangije umukobwa yaramubwiye ati "Rero kugira ngo utsindire ano madolari ni ikintu kimwe gusa ugomba kunkorera, ugomba kuza nkakubwira akazi ugiye kunkorera, warangiza noneho aya madolari nkazayaguhereza yose." Ati "Yose rwose?" Arangije umusore aramubwira ati "Oya pe, ukuntu ugaragara bishobora kuba ushaka kumpa akazi katari keza." Ako kanya umusore amajije kwanga akazi yarebye mu ikayi ye rwose abona udufaranga yari ari kwandika rwose ntituzapfa tugwiriye, yahise aza yirukanka akurikira wa mukobwa arangije aramubwira ati "Rwose akazi ndakemeye, ati gusa kuri kondisiyo imwe, ntabwo ugomba kumpa gukora ibintu birimo guhohotera cyangwa se kwangiza uburenganzira bw'abandi bantu." Ati "Nta kibazo ngwino." Barakwereka rero yamuzanye hano aramubwira ati "Rero hano hantu niho mba rwose." Barakwereka bamaze no kugeramo no mu nzu aramubwira ati "Rero ubu ngubu ikintu ngiye kugusaba cyangwa se akazi ugiye gukora ni ako kumbera umukunzi." Umusore hano yahise anikangamo arangije aravuga ati "None se kubera iki? Kubera iki ushaka yuko nitwara nk'umukunzi wawe?" Undi aramubwira ati "Rero nari mfite umukunzi ariko twaratandukanye." Arangije aramubwira ati "Impamvu twatandukanye nyine uzayimenya, wowe ubanza wumve cyangwa se wumve akazi ngiye kuguhereza. Uragitinga nk'umukunzi wanjye cyangwa se uritwara nk'umukunzi wanjye, ati muri iyi minsi dufite inama njyewe na papa wanjye kandi uwo musore nawe azazamo, ati kandi azazana n'umukunzi we ndabizi neza. Rero ndagusabye kugira ngo uzaze kuri uwo munsi wowe uzitware nk'umukunzi wanjye, ati kandi rwose nizere ko uzabikora neza." Ati "Nimba rero ari amafaranga uyashaka, ikindi kintu cya kabiri rwose uzabe wafunze umunwa wawe, ntabwo nshaka yuko uzajya uvuga ibintu byinshi." Umusore arangije aramubwira ati "Nta kibazo rwose, njyewe ako kazi nagashobora." Arangije ati "Wabyumvishe?" Ati "Kandi ugende ushake imyenda, ndaba nkuhaye avansi, ushake imyenda nyine use neza wikubita icyangwe." Umusore nawe ahita amubwira ati "Ibyo ngibyo rwose si ibyo umbwiriza." Ati "Gusa neza ni ibintu byanjye wagira ngo barabindoze." Barakwereka rero umunsi wa nyawo warageze, umunsi wo papa we yari kuziraho ndetse na wa musheri we we batandukanye akazana n'umukobwa ngo bari basigaye bakundana. Umusore yaje hano yambaye kositime nziza cyane, arangije aravuga ati "Wow, uzi ko wambaye neza neza, umuntu akurebye wagira ngo ntago ari wowe." Barakwereka rero hano n'ubundi abashyitsi batangiye kuza, papa w'umukobwa yaraje. Akimara kuza umukobwa yahise amubwira ati "Papa, uyu nguyu rero niwe mukunzi wanjye bamwita Daniel." Arangije Daniel nawe yahise asuhuza umusaza aramubwira ati "Yego." Ati "Rwose umukobwa wanyu yajyaga bambwiraho ariko rwose nishimiye kubabona cyangwa se nishimiye guhura namwe." Hano rero umusore yatangiye kubona yuko atangiye kuvuga ibintu byinshi, umukobwa aramureba arangije ariko ntibabyereka papa we. Arangije aravuga ati "None se mwana wa, kuki utari warabimbwiye kare ko ufite umukunzi?" Ati "Rwose nizere yuko uri umuntu mwiza, umwana wanjye nizere ko muzakundana neza." Arangije aravuga ati "Papa, erega humura, Daniel ni umuntu mwiza." Ati "Rwose namuhisemo mbireba yuko nta kibazo cye." Ati "Ahubwo ni karibu, ngwino rwose mu kanya inama iraba itangiye, ngwino tube dutegereje n'abandi." Hano rero umusaza yaraje yicarana n'umukobwa we, arangije batangira kuganira ndetse na wa musore Daniel. Arangije atangira kubabaza ati "Se none mwaba mumaranye igihe kingana gute?" Ati "Kubera ko nyine urabyumva njyewe ni ubwa mbere mubonye uno musore wawe pe." Arangije umusore yahise yitanguranwa aramubwira ati "Njyewe rero n'umukobwa wawe tumaranye rwose amezi 2 yonyine." Ati "Oh, amezi 2?" Ati "Yego rwose." Ati "None se musore ubundi ukora iki?" Nk'undi basaza nyine ahita avuga ati agira amakenga agahita avuga ati "None se
reka mbanze menye ibyo umukwe wanjye cyangwa se uzaba umukwe wanjye akora. Yahise amubaza ati none se ukora iki ubundi? Undi aramubwira ati njyewe rero nkorera kuri online cyangwa se ncuruza ibicuruzwa online. Arangije ati ndanabyitumiriza ariko rimwe na rimwe. Arangije umukobwa rero hano nawe yahise ashyiramo nyine kugira ngo adefande umukunzi we, aramubwira ati yego rwose akora business za online, avana ibicuruzwa hanze akabicuruza online. Akanya agatelefone kiwe karasonye, kakimara gusona umukobwa yahise avuga ati mwana we ubanza agiye kunsebya. Arangije ahita avuga ati munyihanganire reka mbanze nitabe ino telefone rwose ni iy'ingenzi, umuntu umpamagaye rwose bishobora kuba ari iby'ingenzi. Hano rero umubyeyi yasigaye aganiriza wa mukobwa we amubwira ati none se mwana we, ati ko mbonye afite agatelefone gasa nkaho gaciriritse koko buriya business arazikora cyangwa ni ukumbeshya murimo murambeshya? Umukobwa yahise amubwira ati oya papa ntabwo ari ukukubeshya, business arayikora nta kibazo rwose. Ati kandi rwose ntumugireho ikibazo ni umwana mwiza. Ati Daniel nta kibazo cye rwose. Umusore arangije uko bari kumuvugaho hano umuzehe rwose wabonaga adatekanye ndetse arimo kubigiraho ikibazo gikomeye, akavuga ati rwose papa humura ni umuntu mwiza rwose ntubitindeho. Arangije aramubwira ati none se papa ubundi uragira ngo nsubirane n'uriya musore wagendaga akanca n'inyuma nkanabimenya? Ati ibyo ngibyo nta kintu byaba bimariye pe. Ati none se niko ubishaka? Ati hoya rwose ibyo ngibyo ndabikugumishije rwose nta nubwo nzongera kubyivangamo, wowe ugumana n'uwo ushaka. Barakwereka rero hano umusore yaraje mu gakositime keza cyane k'icyatsi, arangije yitabye agatelefone atangira kuvuga ati none se ni gute mumbwira yuko mutari bumpe inguzanyo kandi naragerageje gutanga ibintu byose byo mwari mwansabye cyangwa se mwari mwanyatse? Ati rwose njyewe ntabwo ndi kumva uburyo mukoramo ibintu byanyu. Disi wa musore wacu no kuri banki bari bamaze kumwima inguzanyo yo yari yasabye. Hano rero umukobwa yakomeje kuganira na papa we aramubwira ati papa humura wowe bizagushimisha ndabizi kandi bizagenda neza. Bari hano rero baje gukingurira abandi bantu bari bakomanze, kumbi ni wa musore ngo bakundanaga w'umu ex we wari uzanye na sheri we. Dore hano ukuntu ari kumureba rwose, ari kumureba ya ndoro ivuga ngo naguterura ubu ngubu nkakudunda hasi. Iyo ndoro mwe murayizira. Arangije ahangaha rero bakimara kwinjira basuhuje muzehe, bamaze kumusuhuza ati rwose mutwihanganire twatinzeho gatoya ariko rwose turahageze, uyu nguyu akaba ari umukunzi wanjye. Muzehe akirimo gusuhuza abangaba, abandi nabo bari bamaze gufatana hari inyuma rwose nka couple nziza cyane, kandi twebwe turabizi neza ko ino couple ari igihuha. Hano umusore Daniel yahise arambura ukuboko kugira ngo asuhuze mukeba we. Arangije akimara kumusuhuza, dore kuntu wa musore arimo kureba Daniel, arabona ko nyine ni umusore ufatika kandi umusore usa neza. Arangije yakomeje kureba Daniel atangira no kugiramo n'agashyari rwose, urabona ko kari gutumbagira ku maso he. Ako kanya rero bataragira byinshi bavuga, ati rwose rero ubwo muhageze reka njyewe na sheri wanjye nyine tujye kureba dokima hanyuma tuze dutangire inama. Baruriye rero bajya hejuru kubera ko ino nzu ni etaje nyine ni mu bakire. Umukobwa aza gukingura hano tiruwari kugira ngo atangire afate dokima z'ukuntu bagiye kureba inama y'ubushize uko yagenze, banagendere kuri raporo yari yabaye cyangwa se bari bakoze, hanyuma barebe uko ubu ngubu byagenze nyine muri business ko biri guhagarara ubu ngubu. Ahangaha rero umusore yakomeje kuganira n'umukobwa Daniel, arangije akajya amubwira ati tugende rwose ntugire ikibazo, ntabwo ndi bwice ibintu byawe ndabikora neza nyine nk'umuntu usobanutse. Hano rero batangiye inama, bakimara gutangira inama hano muzehe yatangiye gufungura ya madokima arimo kubabwira ati rero murabona rwose ubushize ibintu byari bigoranye cyane, ati kandi tumaje kubona n'abakompetita benshi cyangwa se abantu dukora cyangwa se ducuruza ibicuruzwa bimwe, ati ariko ikibazo ntabwo ari abakompetita bacu, ati ahubwo ikintu kigoye ubu ngubu ni ukuntu turimo kubona ibicuruzwa biduhenze. Hano rero muzehe yahise avuga ati hagire umuntu umpa igitekerezo cy'ukuntu twabigenza. Arangije umusore Daniel yahise ababwira ati mureke njye mbahe igitekerezo. Yabahaye igitekerezo cyiza cyane, arababwira ati rero buriya abakompetita nabo baba bareba buri kimwe cyose cyangwa se baba bakora, baba bari maso. Ati ariko buriya tekinike ya mbere twebwe numva tugomba gushyira muri business ni iyi ngiyi, niyo kugira ngo dushake
ibicuruzwa byinshi kandi noneho biduhendukiye kurushaho. Ati pari raporo yabo, ati ni ukuvuga ngo nitubona ibicuruzwa biduhendukiye kurushaho cyangwa se biri ku giciro cyo hasi, tuzabasha no kugurisha ku giciro kiri hasi ho gatoya ku cya ba bandi duhanganye nabo cyangwa se abakompetita bacu. Ati bityo tujye tubarya amasoko menshi. Ati kandi namwe murabyumva, abakiriya ntabwo bajya guhahira ahantu h'ibintu bihenze basize ahantu hari bubakuburireho byibuza n'amafaranga makeya cyane. Ati abakiriya bakunda ibintu bihendutse kandi nanone byiza. Ati rero twebwe ntabwo turi buhindure poroduwi, ahubwo turahindura isoko ry'aho duhahira. Ati rwose ndumva icyo gitekerezo ari cyiza. Ati none se uri kumva nyine twabigenza gute kugira ngo tubone izo poroduwi zihendutse cyangwa se zifite ibiciro byo hasi? Hano umusore yahise avuga ati ngewe rero ndi kumva ntari kubyumva neza, nyine ntabwo ndi kubona igitekerezo. Ati ariko buriya nk'uko yari abitubwiye cyangwa se nk'uko yari anacishijemo akabitubwira, ati buriya twakoresha nyine inzira y'amazi cyangwa se iy'indege. Hano rero basigaye barebana inama irangiye, arangije ahita amubwira ati ngwino tugende ndashaka kuvugana nawe. Arangije ahise ahaguruka. Hano akimara guhaguruka rero hari icyumba kimwe bajemo, arangije aramubwira ati uriya musore ninde wazanye hano? Arangije aramubwira ati none se wowe ushinzwe gukontorora ibyo mba ndimo? Ati ni umukunzi wanjye. Ati hoya we nta mukunzi ufite. Ati kuko urabizi neza ko njyewe nagukundaga kandi nkigukunda. Ati sinzi impamvu wanyanze. Ati none se impamvu nakwanze ntabwo uyizi, ni uko wancaga inyuma ukantesha agaciro ukirirwa ujya kuzenguruka mu bandi bakobwa. Arangije aramubwira ati ariko ibyo ngibyo nta kintu byari bivuze, kumbi wa musheri w'uyu nguyu yabarebaga wa mukobwa wazanye n'uyu musore. Arangije yahise aturuka inyuma, abonye wa mukobwa wo muri uru rugo agiye, yahise yinjira. Arangije asanga wa musore aramubwira ati ibi ngibi ntabwo nari nzi ko ariko bimeze, kumbi uracyakunda uriya mukobwa. Ati bivuze yuko kubera ko ukimukunda n'ubundi nanjye turi kumwe wanca inyuma. Ati niyo mpamvu ibyanjye nawe birangiriye ahangaha ndekura. Ati rwose ntabwo ujya ufata imyanzuro ngo uve mu nzira. Ati niyo mpamvu uhora iteka rwose uzahora uri kwicuza. Hano muzehe rero yahise azana disi, icyo kunywa nyine nk'abantu basoje inama kandi batanze ibitekerezo nyine bakakaye umuhogo n'ubwonko. Ati rwose mwakire tunywe kano kawayini turebe yuko tumererwa neza. Ahita amubaza ati none se wa mukobwa mwazanye ari hehe? Ati rwose hari ibintu agize bitunguranye. Ati niyo mpamvu bahise bamuhamagara nyine nawe ahise agenda nyine, kandi byari iby'ingenzi ntabwo yari kubireka. Aravuga ati ibyo ngibyo nta kibazo, mureke twinyweremo nyine ko twungutse igitekerezo gishyashya. Ati kandi dushimiye n'umusore mwiza waje hano muri uru rugo rwose ubashije kuduha igitekerezo cy'inyamibwa kigiye gutuma bizinesi yacu izahuka. Umusore arangije yahise avuga ati murakoze cyane rwose. Ati kandi tukwakiriye mu muryango wacu. Ati rwose guhera uyu munsi no mu nama zacu za bizinesi ujya uzamo. Ati kandi musore rwose ubaye ubishaka naguha n'akazi. Wa wundi yahise asekamo, abona yuko rwose bagiye kumutera kudeta byanga byakunda, kuko icyari cyaratumye abona akazi muri ino kampani byari uko yarabonaga yuko afite ibitekerezo ndetse yakundanaga n'umukobwa wa muzehe. Hano rero byasaga nk'aho haje undi muntu umurusha ubwenge cyane rwose. Hano rero umusore arimo kunywa, hano muzehe yahise amubwira ati ese nta kuntu wadufasha ibicuruzwa ukajya ubituzanira muri bizinesi yawe ra? Hano byahise ibyo yari arimo kunywa byahise binamukora, kubera ko abizi neza yuko iyo bizinesi rwose atayikora. Arangije ahita avuga ati muzehe ibyo ngibyo tuzabiganiraho ubutaha n'ingaruka. Ati ahubwo reka mbe ntashye. Barakwereka rero umusore yararangije akazi ke, nta kindi cyari gukurikiraho. Umukobwa yahise amuhereza amafaranga ye yo yari yakoreye. Aramubwira ati rwose wakoze cyane, sinzi ukuntu nabikubwira ati ariko wakoze cyane. Ati ntabwo nakubwira ukuntu numva nishimye rwose kubera ukuntu ibintu byagenze neza. Undi nawe rero yahise amubwira ati rwose nawe wakoze. Ati ikirenze icyo ngicyo reka nigendere. Hano umukobwa yafashe telefone ye, arangije ashyiramo amazina ye wa musore. Arangije ahita avuga ati mana yanjye ntabwo nabyizera, kumbi uno musore yahoze ari bizinesi mani ukomeye cyane. Ati niyo mpamvu afite biriya bitekerezo birenze. Hano yahise agiramo n'ubwoba, ahita abikana telefone kugira ngo papa we atabibona.
ko umukobwa arimo kwiga ku muhungu. Arangije umusaza yahise amubwira ati rero nanjye nyine ndumva nataha, ati gusa ariko ndagushimira cyane, inama y'uyu munsi yagenze neza kandi byose ndabikesha wowe, ati rwose mukobwa wanjye ndakwishimira cyane, ujye ukomeza ugwize ubwenge n'inshuti nziza, ati rero ubu ngubu mu kanya rwose ndaza gutaha, ati ariko reka nkomeze njye kwinywera kariya kawayini kanjye nkamaremo, ati papa ngwino rwose tujye kwinywera. Bagisubira mu nzu rero bukeye bwaho barakwereka hano umukobwa yagarutse kureba nde, wa musore. Akimara kuza hano umusore yaramurebye aravuga ati none se wowe uje gukora iki hano kandi? Ati njyewe ubu ngubu ndi kwiga ku mushinga kugira ngo ndebe ukuntu turiya dufaranga wampaye nyine natubyaza umusaruro. Arangije ahita amubwira ati oya, ati ibyo ngibyo ntabwo bihagije, ati ahubwo njyewe nyine ndumva wowe twakomeza rwose tukikundanira kubera yuko naragukunze cyane, gerageza ubyumve. Umusore hano yahise agiramo n'ikikango aravuga ati none se bishoboka gutera? Ati none se ubundi wankunze gute? Ati we nsobanurire. Ati none se ntabwo uri kumva ukuntu umuntu akunda undi? Ati basi niba utarabyiyumvamo ubu ngubu wowe ngwino basi tujye gukora muri business ya papa. Ati none se papa we nzajya gukora muri business ye mvuga yuko iyanjye yabaye iki? Ati we ntabwo urimo kubyumva ko harimo ikibazo? Ati rero gerageza basi wumve yuko nkukunda, ati basi reka dutekereze inzira twabicishamo kugira ngo nyine ukunde ube hafi yanjye nanjye mbe hafi yawe. Umusore aramubwira ati njyewe nyine ndumva bigoranye cyane, ati ariko nshobora kuvuga ko ndi mu biruhuko bya business yanjye muri iyi minsi, wenda nkaza nkaba nkorana na papa nyine ho gatoya, ibindi nyine twazajya tugenda tureba ibitekerezo by'ukuntu twabigenza. Arangije aramubwira ati rwose waba ugize neza, ati kandi rwose ndagerageza nkuhembere ku mushahara uri hejuru cyane, ati kubera ko n'ubundi ni njyewe wungirije papa, ibintu byose nyine ni nk'aho ari njyewe uri in charge yabyo. Ati rero urumva yuko rwose kuba waza mu kazi ibyo ngibyo ntabwo bigoranye cyane, na papa nta nubwo akunda kuhagera cyane, ati rero ibyo ngibyo byakoroha rwose. Umusore hano rero yarishimye cyane rwose, abona ukuntu umukobwa akomeje kumwitaho, arangije ahita bahoberana. Bamaze guhoberana ni nuko nguko bajyanye, ndetse ni nuko agafilime kacu karangiye. Turabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe.